Illuminati ni izina rikoreshwa kuvuga umuryango cyangwa ihuriro ry'abantu benshi bavuga ko bafite imbaraga zidasanzwe mu buyobozi bw'isi, bigatuma habaho ibihuha by'uko aribo bashyiraho abayobozi bagahitamo bahabwa ubutegetsi cyangwa bakagenga ubukungu n'itangazamakuru ku isi yose. Mu gihe isi ikomeje gutera imbere mu ikoranabuhanga, ubukungu n'imiyoborere, hari amatsiko akomeje kwibazwaho n'abantu benshi ku isi yose, harimo n'ibirebana n'imiryango y'ibanga bivugwa ko igira uruhare mu guhindura cyangwa kugena icyerekezo cy'isi. Muri iyo miryango ivugwa cyane harimo uwitwa Illuminati. Izina ryakomeje kuzenguruka mu bitangazamakuru, mu mashusho, mu ndirimbo no mu nkuru z'amayobera. Illuminati nk'uko bamwe bayisobanura, ni umuryango wihishahisha ushobora kugenzura imiyoborere y'ibihugu bikomeye, ubukungu, itangazamakuru ndetse n'imyidagaduro y'isi. Imvo n'imvano yawo yagaragaye mu kinyejana cya 18 mu Budage, ariko uko imyaka yagiye ishira, inkuru zivuga ko ibikorwa byawo